nteza abacuruzi uburiganya, abahinzi, aborozi n'abakozi n'abanyabukorikori, abo mbateza ibihombo n'inyatsi, nkabadindiza cyane nkoresheje uburiganya no kwikunda. Iyo bamaze kwicara ku gatebe k'ubushomeri n'ubukene, mbayobora inzira y'amadeni, bayitindamo nkayifunga, nkabacisha iy'uburiganya, bayitindamo nkayizitira, nkabacisha akayira k'ishyamba kitwa gusabiriza, byatinda nkabakurubanira mu gihome cyanjye bwihebe cyubatse mu musozi maganya. Nk'abantu bavukira muri za Afghanistan, muri za Ende, mu bihugu bitwaye mu buryo bwa theocracy, usanga nta gupfumura guhari ko kumva izina Kristo. Ese aba bantu bafite amahitamo? Icyo cyari ikibazo, uko nabo bantu ko badafite ahantu bapfumuriza ngo bamenye ibya Yesu, kandi Yesu yadushyize imbere ngo duhitemo inzira y'ibumoso cyangwa y'uburyo. Aba bantu numva bigoye, mwadufasha kugira ngo bidusobanurire. Mfite n'ubundi buryo bwo kudindiza abantu, nkababuza gukora, nkabicaza mu bibuguzo by'uburyo butandukanye, amakarita za Biyari, za damu, urusimbi rwa kizungu rukoreshwa n'ibyuma bihanitse, ubwo ngaho ni muri betingi, kugira ngo badindirize ku gatebe k'ubukene no gusabiriza, mbasiga amavuta yanjye yitwa kwizinukwa. Tugeze kuri dayimoni rusisibiranye nawe ati, nge mbuza abantu kwemezwa n'umwuka ibyaha byabo no kubyatura, nkabafasha guhisha cyane ibimenyetso byabyo. Satira abaririmbyi, nkabateza ubusambanyi n'ubujura, bakabihisha cyane kandi bakabikoreramo umurimo, tukabahishamo imitungo yacu y'ibyaha. Fasha abashakanye gucana inyuma no kubihisha, kandi mu gihe cy'amateraniro mbuza abantu kwatura ibyaha, kugira ngo batatwirukana mu bikingi by'imitima yabo. Nkoresha abahanuzi bacu bahishwe mu madini atandukanye, bakagaba ibitero kuri abo babuze uko bagira, bakabahanurira amasezerano y'ibikabyo by'ibitangaza cyangwa iby'ibiteye ubwoba, kugira ngo tubayobye. Abanyempano z'uburondozi mbotsa igitutu, bagatinya kurondora n'abashaka kwatura ngo bakizwe, nkababuza. Dayimoni simbikanga, nge nkora umurimo wo kwibagiza abakristo ko iminsi barimo ari y'imperuka, kandi ko umwami wabo agiye kuza vuba. Bakirara bakigumanira natwe, batibuka ko Kristo azaza abatunguye nk'umujura, cyangwa ko n'urupfu rwabatungura. Kandi nkabigisha uburyo bwinshi bwo kwihumuriza no gutesha agaciro inyigisho, ubuhanuzi cyangwa ubutumwa byose bivuga iby'imperuka. Nabigishije indirimbo yitwa Niko Byahoze, ihimbwe mu njyana yitwa Nta gihe bitavuzwe. Abarokore bo muri iyi minsi y'imperuka, uyu mudayimoni wasimbikangwa niwe biryamanira nawe, bagendana nawe, babyukana nawe, bakorana nawe, abapasiteri, ababishopu, abapotere. Uyu mudayimoni arakora no mu miryango, sosiyete z'ibihugu z'abantu badakijijwe yagezemo, mu bayobozi b'ibihugu. Mitima y'abantu yarayifashe ku buryo nta kintu kikibatera ubwoba, nta bwoba bafite, ni basimbikangwa. Ibyo uvuga nge ntago binteye ubwoba, we reka iterabwoba ryawe. Ari muzika abarokore basigaye bavuga ngo ubwo butumwa uri kuvuga ni iterabwoba. Ubu nabasahuye umutungo ukomeye bari batunze, ngo ni ugusoma ijambo ry'Imana, guterana no gusenga no kwiriza ubusa. Niwe dayimoni simikangwa yasahuye abakristo hirya no hino ku isi. Mbasigira kuririmba no kubyina, ibyo murabizi mu banyamurenge, bahera mu gitondo basirimba bakageza nimugoroba, ntubabaze ijambo ry'Imana. Dayimoni utamanza nawe ati, nanjye shyira ku rutonde abantu bacu bemera gukorana natwe, ariko cyane cyane ingaruzwa muheto dufatira mpiri ku rugamba kubw'ubugwari n'uburangare bwabo. Mbaza marayika twari kumwe nti, ibyo Rutamaza avuze ko ntabisobanukiwe ni ibiki? Nuko marayika aransubiza ati, abo yisi ngaruzwa muheto twaratangatanze. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Twongeye guha ikaze abadukurikiye kuri Iron TV. Iyi ni episode ya 2, aho turimo kureba imikorere ya Satani n'abadayimoni, inama y'abadayimoni yakozwe. Rero barimo kwivuga ibigwi, baripotinga umurimo bakora hano muri iyi si. Twari tugeze kuri dayimoni mudindiza. Uyu dayimoni mudindiza tubonaho abanza kudindiza abanyamasengesho, uwo murimo wo gusenga bakawureka, ngo kugira ngo babone uko badindiza
umurimo kuko amasengesho asenya ngo ibikorwa byabo. Ni dayimoni mudindiza uri kuvuga ngo kugira ngo ndindize uwo murimo bakora. Nteza abacuruzi uburiganya, abahinzi, aborozi n'abakozi n'abanyabukorikori, abo mbateza ibihombo n'inyatsi, nkabadindiza cyane nkoresheje uburiganya no kwikunda. Iyo bamaze kwicara ku gatebe k'ubushomeri n'ubukene, mbayobora inzira y'amadeni, bayitindamo nkayifunga, nkabacisha iy'uburiganya, bayitindamo nkayizitira, nkabacisha akayira k'ishyamba kitwa gusabiriza, byatinda nkabakurubanira mu gihome cyanjye bwihebe cyubatse mu musozi maganya, gihora kirinzwe n'ingabo zanjye. Ingabo za mbere zitwa mushinyaguzi, zikaba zifite intwaro zitwa murindagizi, nuko bakitaba urukiko rwanjye rukuru rwitwa birandenze, kugira ngo umucamanza mupfumu amfashe kubabaza ibyo biratanaga. Nkoresha abahanuzi bacu bahishwe mu madini atandukanye, bakagaba ibitero kuri abo babuze uko bagira, bakabahanurira amasezerano y'ibikabyo by'ibitangaza cyangwa iby'ibiteye ubwoba, kugira ngo tubayobye. Abanyempano z'uburondozi mbotsa igitutu, bagatinya kurondora, n'abashaka kwatura ngo bakizwe nkababuza. Abafite ubuhamya nkabafunga iminwa. Kuki mutajya mutanga ubuhamya ariko bene da? Ko hano nari numva batanga ubuhamya. Abafite ubuhamya nkabafunga iminwa. Ibyo byose kugira ngo mburizemo ibyo bisi bitangaza by'Imana, n'abanyamasezerano nyakuri nkababuza gukiranuka, kugira ngo nyadindize. Mfite n'ubundi buryo bwo kudindiza abantu, nkababuza gukora, nkabicaza mu bibuguzo by'uburyo butandukanye, amakarita za Biyari, za damu, urusimbi rwa kizungu rukoreshwa n'ibyuma bihanitse, ubwo aho ngaho ni muri betingi, ndetse n'ibindi birahari nanone birenze betingi, kugira ngo badindirize ku gatebe k'ubukene no gusabiriza, mbasiga amavuta yanjye yitwa kwizinukwa. Tugeze kuri dayimoni rusisibiranye nawe ati, nge mbuza abantu kwemezwa n'umwuka ibyaha byabo no kubyatura, nkabafasha guhisha cyane ibimenyetso byabyo. Satira abaririmbyi nkabateza ubusambanyi n'ubujura, bakabihisha cyane kandi bakabikoreramo umurimo, tukabahishamo imitungo yacu y'ibyaha. Fasha abashakanye gucana inyuma no kubihisha, kandi mu gihe cy'amateraniro mbuza abantu kwatura ibyaha, kugira ngo batatwirukana mu bikingi by'imitima yabo, ku buryo n'ubitekereje muhumuriza ngo uburetse uzaba ubyihana, kandi ubyihanira ahandi hatari aho, ngo ye kwiteza rubanda. Nambika abantu imbaraga zo kwihagararaho, kugira ngo batamenera amabanga. Abakire n'abanyacyubahiro bo mu itorero mbakoresha ibyaha by'urukozasoni, ariko nkababuza kubyihana. Reka nihute kuri wa mudayimoni Eliya yongeye kugarukaho uyu munsi, ari kuvuga ibyo atudindizaho. Dayimoni simbikangwa, abarokore bo muri iyi minsi y'imperuka. Uyu mudayimoni wa simbikangwa niwe biryamanira nawe, bagendana nawe, babyukana nawe, bakorana nawe, abapasiteri, ababishopu, abapotere. Uyu mudayimoni arakora no mu miryango, sosiyete z'ibihugu z'abantu badakijijwe yagezemo, mu bayobozi b'ibihugu. Mitima y'abantu yarayifashe ku buryo nta kintu kikibatera ubwoba, nta bwoba bafite. Ni basimbikangwa. Ibyo uvuga nge ntago binteye ubwoba we, reka iterabwoba ryawe. Bari muzi ko abarokore basigaye bavuga ngo ubwo butumwa uri kuvuga ni iterabwoba. Ubwo butumwa rero ni ubu ngubu ngo bavuga ngo ni iterabwoba. Uyu mudayimoni simbikangwa benshi baramufite. Ikintu yatangiye avuga, yaravuze ngo nge nkora umurimo wo kwibagiza abakristo ko iminsi barimo ari y'imperuka, kandi ko umwami wabo agiye kuza vuba. Bakirara bakigumanira natwe, batibuka ko Kristo azaza abatunguye nk'umujura, cyangwa ko n'urupfu rwabatungura. Ubwo nyine abereka ko bagihari impamvu birirwa ku butunzi, bakumva ko hari bakiriho kandi ejo bazabusiga. Kandi nkabigisha uburyo bwinshi bwo kwihumuriza no gutesha agaciro inyigisho, ubuhanuzi cyangwa ubutumwa byose bivuga iby'imperuka. Ubwo yaba inyigisho, yaba ubutumwa, yaba ubuhanuzi, byose bivuga ku mperuka
yabamazemo ubwo bwoba wo kumva ko ibyo ngibyo wapi. Ati ubu nabigishije indirimbo yitwa Niko Byahoze, ihimbwe mu njyana yitwa Nta gihe bitavuzwe. Ubwo nyine Niko Byahoze ngo bavuga ngo Yesu azaza, ngo imperuka, na ba Pawulo barabivuze barapfa, n'abandi barabivuze barapfa, na ba Martin Luther barabivuze, na ba Jean Caruve, na ba Savonarole, na ba Urishuzingiri. Hari abavuga ubutumwa benshi bavuze ngo imperuka izaba, abo muri Bibiliya baragenda, n'abatari muri Bibiliya baragenda. Iyo ndirimbo basigaye bayirimba ivuga ngo ibyo niko byahoze, tujye gushaka ubuzima. Ngo kandi iyo ndirimbo ikaba ihimbwe mu njyana ivuga ngo nta gihe bitavuzwe. Ibyo se hari igihe bitavuzwe? Reka benshi mbarangariza mu byo kwishakira ubutunzi, bakabura akanya ko kwita ku by'ubugingo. Mbabuza rwose gusamarira ibyitwa gukorera Imana, kuko mbakangisha ko bitera ubukene bubi n'umuruho. Nifashishije bamwe mu bayikorera b'abakene. Ukuvuga ngo igihe Satani ari gutera abatunzi bafite amafaranga gukorera Imana ngo batange amafaranga yabo batange ku butunzi, yifashisha abakristo b'abakene akaba ari bakwereka kuvuga ngo se bashaka gukena nk'uriya wowe ntabwo ubona ko yeze mu butindi butavaho. Ubu urashaka gukena nkawe ko nutanga ayo mafaranga urakena. Ariko wa mugano uziko ari byo we akawapi. Iyo Mana bakorera ari izabaha, kandi iyo Mana ica mu bantu, ni wowe icamo, izaca muri kanaka ntabwo izaca ahandi. Uwo murimo kugira ngo wowe ubakitse ugende neza ni wowe izacamo. Ubwo utangiye kubihereza ku bandi rero menya ngo uyu mudayimoni simbikangwa yakugezeho, wibanira nawe. Bakabakangisha ko bitera ubukene bubi n'umuruho, yifashishije bamwe mu bakorera Imana b'abakene ku by'isi. Ubu nabasahuye umutungo. Urumva hanavuze ngo abakene ku by'isi, bivuga ngo ni abakire ku by'ijuru, ariko bakaba abakene ku by'isi. Ubu nabasahuye umutungo ukomeye bari batunze, ngo ni ugusoma ijambo ry'Imana, guterana no gusenga no kwiriza ubusa. Niwe dayimoni simikangwa yasahuye abakristo hirya no hino ku isi. Niba uri hano nkurikiye kuri Iron TV ukaba utagisoma ijambo ry'Imana, usigaye wumva ari kubihiye, warijyamo ugasinzira, warijyamo ugatangira kwayura, warijyamo mu munota umwe ibiri ukumvura birambiwe, Bibiri ukaba warayirambiza utajya uyisoma, wibanira n'uyu mudayimoni simbikangwa. Niba gusenga ubudasiba byarakunaniye, uyu mudayimoni niwe wacumbikiye arimo, wahindutse igicumbi cye. Niba kwiriza ubusa byarakunaniye, uri igicumbi cya dayimoni simbikangwa. Kandi ngubwo ni ubutunzi bukomeye yamaze kugusahura. Ibi rero biri mu madini yose ya Gikristo. Kwiriza ubusa n'ababikora babikora mu buryo bwo kwenjoyinga, ni mu buryo bwo kuryoshya. Ni mpamvu benshi babiririmba, akahamagara umuntu ati ubundi mu masengesho iminsi 30, ati unagiye Kanyara kizabonwa banguka ngutabare kukinzanye mu Rusesamanza n'ahandi, yitwaje juice yagendanywa, akitwaza imigati, amandazi, amakeke, bandi bakitwaza gashyushyu, akaba ari mu ishyamba agenda turi Imana ushobora byose, Imana bikore kugira ngo wigaragaze, atagasuzugura bansuzuguye, ati Yesu, akabagize gutya akabanza gasomaho, ati ndakwemera Yesu, ubwo akagaruka ngaje kuvuga ubutumwa bwiza. Ariko Mana, Kristo ubwo muri iyi minsi y'imperuka, amasengesho muri iyi minsi y'imperuka ni amasengesho y'ubwibone, ni amasengesho yo kwirata, ni amasengesho kugira ngo yerekane ngo ni umunyamasengesho. Yesu yaravuze ngo iherere na so mu ijuru, ngo nuko se umenya ibyiherereye niwe uzakugororera. Kandi ngo ababyirata ngo bamaze kubona ingororano zabo. Ingororano za mbere ni ukwishakira icyo cyubahiro ngo bamenye ko usenga. Niba ubivuga abantu bakakwemera ko usenga, menya ngo icyubahiro wakibonye, iyo ni ingororano wamaze kubona. Nta yindi ngororano uzabona mu bwami bwo mu ijuru. So uyu mutungo rero n'abadayimoni bo barayivugira ngo ni umutungo ukomeye, barabivuga bakabyerura ngo nabasahuye umutungo ukomeye, ari wo gusoma ijambo ry'Imana, gusenga ubudasiba ndetse no kwiyiriza ubusa. Umva rero ngo icyo yasigiye abo bantu,
mbasigira kuririmba no kubyina. Ibyo murabizi mu banyamurenge, bahera mu gitondo basirimba bakageza nimugoroba. Ntubabaze ijambo ry'Imana. Muretse kujya mu giterana hitwa na Kivari, bari bantumiye bishize hamwe, babyise ngo ni amatorero ngo 8 y'abanyamurenge. Bantumiye iminsi ngahe 2 kuri Noheli ya 2023. Yes, kuri Noheli nabanye n'amatorero y'abanyamurenge mu nkambi ya na Kivari, ngo amatorero 8. Ninjye utari umunyamurenge ngiye nyine wari urimo. Ninabanje kugenda mpura n'abayobozi bose ba born again yayo madini yose n'abanyamurenge barimo. Nabanye n'abayobozi bagera nko muri barengaga nka 500, abayobozi ngo ba apotere, ngo ba bishop, ngo ba pasteri, n'abandi bafite inshingano zitandukanye. Nabanye n'ab'iminsi 3 ndimo ndabahugura. Nyuma yaho rero abanyamurenge bakora igiterane cyabo ngo bihurije hamwe, barantumira iminsi 2. Baheraga mu gitondo babyina cyangwa saa 12 za nimugoroba, bakageza saa 12 za mu gitondo basirimba gusa, basirimba. Mana y'Isiriro narumiwe cyo koza Satani yabahaye izo mbaraga kweri. Bakageza mu gitondo, iyo hageragaho umwanya wo kugira ngo nigishe, wajyaga kubona ukabona urubyiruko hafi ya rwose rurasohotse ngiye kwigisha. Ngezeho ndababara, ndabanza mbaza abayobozi, ndababwira ni aba bana bari gusohoka si abana banyu? Ubona barajomye bareba hasi. Ntimurebe ziriya nkumi zari muri korari, nteba ari abasore, ntibasohotse bose, ntabwo muri ku intebe zitangiye gusigaramo ubusa. Ubuse mwaje kumara icyaha ngaha. Ubu iki giterane mwateguye mugatumira umushyitsi mutazi, umara iminsi 2 avuga, uwo mwanumiye kugira ngo nze mbwire izi ntebe. Abayobozi ubona abasaza baki bose bahita bavuga ati bamwe barasohoka babinjiza ku ngufu, abandi bafunga imiryango. Ndababwira ni muhagarika aho ngaho, ntabwo muhatira abantu ibyo kurya. Umwana iyo yanze ibiryo uramureka, iyo inzara yigize ararya, iyo abyirengagije arapfa. Mwifunga izo nzugi ngo kugira ngo abantu badasohoka. Mubareka abashaka gusohoka bagende, abashaka kugira ijambo ry'Imana baryige. Nigishaka inshuro 2 ku munsi. Beneda urumva navuze gutyo, babona ko nyine baba bakozwe n'isoni kuba umushyitsi abanenze, baremera baricara. Nigishe kumanywa, nigisha nimugoroba. Noneho bamera nk'abasazi, bararyoherwa na babandi bajyaga babipinga, kugeza ubwo bavuze ngo twari twarahombye ibintu bikomeye. Ibintu nk'ibi Satani intego ye ni ukubuza abantu gukunda ijambo ry'Imana. Uzi ukuntu bafashijwe na rwa rubyiruko n'abakobwa n'abasore, kandi imbere babicaga amazi bakagenda. Nyuma rero nza kwicaza n'abayobozi, ndabicaza ndababwira niba urubyiruko rwanyu rumeze rutya, ari bo torero ry'ejo hazaza, mwebwe ko muri kubyina muvamo mugenda, aba nibo bazasigarana ngo iri mwitsi torero kubyinisha abantu kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Bibiliya barayirambise dushaka kuyumva, nuko mwabatoje bati rwose mushumba ntago ari uko twabatoje pe. Wayi umwana uko umugaburiye niko akura. Ni waramugaburiye kubyina bya bisirimba by'abantuza bo muri Kongo babaterekera babandwa, ubundi ngo birabisirimba ngo bituruka mu bitwa ngo nababembe. Ababembe rero ni abantu baba mu myuka mibi, nabo basaza barabisobanura, barambwira ati birabisirimba n'ibyahozeho, tibiriya babikomoye ku bantu bitwa ngo nababembe tabanda bacu. Ati niyo ushatse kubihagarika ati barasohoka ntibongera kugaruka. Ni none aho kugira ngo se mutunga abantu mutazaziza mu ijuru, mwabaretse bakagenda. Kumbi biri muri strategy ya Satani, wa mudayimoni witwa Simbikangwa yabashizemo, ngo yabambuye kuba mu ijambo ry'Imana, gusenga no kwiza ubusa, ngabasigira kuririmba, kubyina cyane, ngo kuko nziko ari ukwinezeza ko kanya gato, iyo babivuyemo ntibabura gusubira mu maganya yabo. Ngo ubu mbategeye kunda no ku mibereho igoye, ku buryo bitazangora rwose kubateraho cya kimenyetso mu gihe kigiye kuza, cya kimenyetso cy'umubare 333 cyangwa se ikimenyetso cy'inyamaswa. Abategeye ku mibereho igoye, kunda ngo bahige ubuzima, bajye bagaruka basirimba babyina mu Bugande, muri aya madini ari hano mu Bugande, nabo nuko bateye.
bisaba ngo niba ngo ubigishije ngo batereshe haleluya nyinshi ngo nibuze ujye bakubitisha nka haleluya 7 iyo burasirazuba iyo burengerazuba iyo amajyepfo y'amajyaruguru kandi mugira ukwigisha ujye utera haleluya gusa nuko hano mu Bugande bameze ngo udatera haleluya ngo ntabwo uri umwigisha mwiza udatera haleluya ntabwo uri umwigisha muzima batavuga ngo uriya muntu ashobora gukora n'abadayimoni ngo umuntu wigisha adatera haleluya nuko bameze ikindi baba bashaka nabo kubyina bagatera amakorasi bakagira gute ijambo ry'Imana rije bahita basinzira abandi bagasohoka abandi bagataha nuko hano muri iki gihugu cy'Ubugande no mu Rwanda ibyo byose bihibereye bararamya mu macaci bakaramya mukarambirwa ngo nibyo yasize rero dayimoni ubundi abarindirije kubashyiraho ikimenyetso kuko nta mbaraga bafite zo kuzagitsinda bazacyakira byanga byakunda dayimoni rutamaza kuvuga ngo yamaze kubateramo kudakangwa n'ibyo kugaruka kwa Yesu dayimoni rutamaza ahita akurikiraho sasa agakora akazi ke mwumve dayimoni rutamaza ibyo akora dayimoni rutamaza nawe ati nanjye nshyira ku rutonde abantu bacu bemera gukorana natwe ariko cyane cyane ingaruzwa muheto dufatira mpiri ku rugamba kubw'ubugwari n'uburangare bwabo ubwo ni ingaruzwa muheto z'abakirisitu bagarujwe umuheto n'abadayimoni kubw'uburangare bwabo ubundi bakabihererana bakabagumana ubwo baradizatinze ni badezanta abadezanta rero nabo kandi turabagwije bo gusa ngo aba badezanta rero ikintu uyu mudayimoni abakorera ngo abashyira ku karubanda akabashinyagurira bose bareba mbaza marayika twari kumwe nti ibyo rutamaza avuze ko ntabisobanukiwe ni ibiki uwo ni wa wundi werekwaga ubutumwa yahawe nuko marayika aransubiza ati abo yisi ngaruzwa muheto n'abantu baba ari abakristo nyuma bakarangazwa n'ibintu bitandukanye kubw'umugambi wa Satani bakagwa mu mitego y'ibyaha byoroheje n'ibikomeye noneho bakagirwa igishungero n'ingaruka z'ibyo byaha rumva ahita batamaza nyine bagashungerwa nyine nuko rutamaza arakomeza agira ati n'abiringira ingoma yacu bose mbakoze isoni gusa nk'uko mubizi nta soko y'imigisha tugira muri ubugami bwacu abo dayimoni ruhumanya amaze guhumanya mpita ko mbaha ikamba ryacu ryitwa ikimwaro bagasigara baramwaye arabatamaza bakamwara bari bariringiye ingoma yabo haza dayimoni bwenge bw'isi nawe yanteye ubwoba uyu nguyu warakazi ariko reka musimbuke reka mbasomere uyu mudayimoni wundi ari we nsorezaho hanyuma dusenge aya reka nsubikira ngaha tuzakomeza ubutaha nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu abankurikiye kuri Google Meet mwese abanyamuryango ba Heroni TV muraho neza ndabasuhuje mu izina rya Yesu mukomere kuri Heroni namwe mukomeze mubane natwe amen amen murimo murumva imigambi ya Satani murumva inama abadayimoni bahora baturemera bayumvise twaratangatanzwe mu gusoza ndaha abantu nka batatu ibibazo babaza duhere kuri mwene data Fidelite cyagiye yashaka kubaza hari ikibazo nayo ifite hari ukuntu mwatangiye ko Adamu na Eva batanze badushyize mu biganza bya Satani noneho dufite amahitamwo sinzi ko ndibuvuge neza dufite amahitamwo yo gukorera Imana cyangwa se kujya kuri Satani ko ubushake buri mu ntoki zacu noneho nkibaza nti abantu bakuvugira nko mu bihugu bifite bitwawe mu buryo bwa teokarasi cyangwa se nk'abantu bavugira muri za Afghanistan babigenza gute ko bavukiye mu idini bakaba batagira abantu baza kubabwira Yesu ko tuzi Yesu ubwa mbere numvishe yuko Imana dushyize inzira ebyiri imbere ari tugomba tugomba kuzihitamo nk'ubu twe twavukiye mu Rwanda cyangwa bavukiye i Burundi usanga nta hantu hamwe udashaka guhura n'umukozi w'Imana hama mu nyuma ukumva
uragize urafashijwe ugasanga gufashije guhitamo inzira. Ariko hari nk'abantu bavukira muri za Afghanistan, muri za Inde, mu bihugu bitwaye mu buryo bwa teokrasi, usanga nta gupfumura guhari ko kumva izina Kristo. Ese abo bantu bafite amahitamo? Cyo cyari kibazo, uko nabo bantu ko badafite ahantu bapfumuriza ngo bamenye ibya Yesu, kandi Yesu yadushyize imbere ngo duhitemo inzira y'ibumoso cyangwa y'uburyo. Abo bantu numva bigoye, mwadufasha kugira ngo bidusobanurire. Hama ikindi kintu ashaka kongeraho ni wavuze ku kintu cyitwa cy'umuntu bita pamphile. Narigize kuba mwumva kenshi, hanyuma mbona ukuntu akritika ukuntu iyo mushyizeho amavideo yanyu mushyiraho ibikoko byinshi byasamye n'ibiki byose, avuga yuko ari antikriste, ari abantu bakoreshwa n'imyuka mibi. Mukurikiye noneho mu nyuma muvanaho ndamubloka, ndavuga nti uyu muntu rero arayobya ubwoko bw'Imana, kuko ibintu avuga focus ye afokasinga ku bintu byo gukritika abantu, kritika abakozi b'Imana kurusha kwigisha ijambo ry'Imana. Naramukurikiye numva ibintu yigisha araha abantu ibirohwa. Numva ndashima Imana yuko umukomojeho, kandi nukuri numvishe yuko ukonfirimye ukuntu nanjye namutekereje, numvishe ukuntu inyigisho ze azitanga. Urakoze cyane. Murakoze. Byo ni birebire, nabyo hari igihe tuzabigarukaho, kuko Pamphile yigeze kwigisha ari gusobanura ibi bya microchip, ibi bya digital ID, digital currency, uburyo rwose ari iterambere ka microchip ni kaza ahubwo zatatanguranwa kwishyiramo. Arabisobanura nyine, avuga yuko ntacyo gatwaye, ngo nubwo leta yabirimo gukontorora abantu, ibakontoroje microchip, ngo ntacyo bitwaye, kugeza ubwo yanavuze ngo nanjye ubwanjye ndi umuyobozi w'igihugu, nanjye nabikora ngo kugira ngo mbone uko nkontorora abantu. So murumva rero ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu bitoroshye. Iyo link iranahari rwose, ikiganiro yatambukije we n'umugore we barimo barabivuga. Hanyuma katube tumuvuyeho, ahubwo nigarukire Abaroma igice cya 2 umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 16. Umurongo nza gushaka ko mwene data mushiki wacu soma cyane, wanditse ngo ni Yehoshua. Usome umurongo wa 15-16 ko harasubiza ikibazo bajije. Haravuze ngo abakoze ibyaha bose bataza amategeko bazanibuka badahowe amategeko, kandi abakoze ibyaha bose baza amategeko bazacirwaho iteka ry'amategeko. Ahantu niye kitonderwa, abakoze ibyaha bose bataza amategeko y'Imana. Amategeko avugaga n'amategeko y'Imana, ntabwo ari amategeko y'isi, ari amategeko Imana yahaye Isiraheli. Abakoze ibyaha bose batazi amategeko y'Imana bazarimbuka, ariko barimbuke badahowe iki? Amategeko. Bivuga ngo byanga byakunda kurimbuka kubari imbere nubwo amategeko batayahawe, batanayazi. Ari yavuga ngo nukice, nukibe, nugasambane n'ibindi. Aronya ati kandi n'ababikoze bayazi, barayahawe, bakayaviyora, bo noneho Imana nijya kubarimbura izabacira witeka ryayo mategeko. Kuki mwari muyazi ntimuyashyire hehe? Mu bikorwa. Ahita avuga ngo kuko abumva gusa amategeko atari bo bakiranuka ku Mana, ahubwo abayumvira nibo bazatsindishirizwa nayo. So kuyumva gusa, ahubwo ni kuyashyira mu bikorwa. Abapagani, tugeze ahantu hakomeye rero kumva cyane, hasubiza icyo ubajije. Abapagani badafite amategeko y'Imana, iyo bakoze iby'amategeko ku bwabo, baba bihindukiye amategeko nubwo batayafite. Bari muzi ko abapagani benshi ari ibyo bakora amategeko y'Imana yabujije, bo bakabikoranya ayo mategeko batayazi nta nayo bumvise. Turabyemeranyaho? Yego rwose. Turabyemeranyaho? Niko hari umuntu uvuga uti njyewe kubw'icyubahiro cyanjye n'ishema ryanjye sinzaca inyuma y'umugore wanjye, sinzaca inyuma y'umugabo wanjye, kandi ari umupagani, sinzasambana, aka n'agasuzuguro po, sinabikora njyewe n'umwanda. Kubw'ishema rya n'icyubahiro cyanjye inzoga yanyambura icyubahiro, sinzanywa inzoga. Wakabyiyemeza tu.
hakaba n'abandi bitwa bangeso nziza bakora ibikorwa byiza cyane, imirimo myiza, mu gihe twebwe abakize tubyatunaniye. Akaba atanga, akarekura, agafasha abakene. Nyamara si amategeko y'Imana arimo kwitondera, nta nubwo anayazi, wakabikurikiza rwose. Nibyo Pawulo avuze hano rero. Aravuze ngo bene abo ubwabo baba bihindukiye iki? Amategeko, nubwo batigeze bayamenya. Shobora kwibaza ngo kubera ihe mpamvu? Impamvu babifatamo ibyo cyemezo niyo tugiye gusoma ikurikiyeho. Bibiliya iravuga ngo ni umutimanama Imana yaremanye umuntu, wa wundi nahoze mbabwira wo muri Adamu igihe yamuremaga, ari nawo nyine watumye imuha inzira ebyiri agomba guhitamo. Urumva? Uwo mutimanama niwe Imana yahaye agaciro mu kwanga kuza kumubuza gutega amatwi iby'inzoka irimo iramubwira. Uwo mutimanama Imana yamuremanye niwe yahaye agaciro, bigatuma itaza gufata ukuboko agiye gusoroma. Uwo mutimanama yamuremanye niwe watumye Imana yahaye agaciro, yanga kuza gufata ukuboko agiye gutamira ngo imubuze gutamira, kuko yari bizi ko yawumuremanye kandi n'ibyo yamubwiye abizi ko ari bibi kandi akamenya n'ibyiza, irabyihorera mureka. Icyitonderwa, inzira ebyiri Imana dushyize imbere ubundi ni izihe? Inzira ebyiri Imana dushyize imbere ni kiriya giti cy'ubugingo yashyize mu ngobyi ya Edeni, na kiriya giti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Kiriya giti cy'ubugingo cyari Kristo, kiriya giti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi cyari Satani. Bivuga ngo inzira ebyiri rero Imana dushyize imbere, hari Yesu, hari na Satani. Hari igiti cy'ubugingo, hari n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Hari urupfu, hari n'ubugingo buhoraho. Hari inzira ngari ariyo Satani, hari n'inzira ifunganye ariwo Yesu. Izo nizo nzira ebyiri Imana dushyize imbere. Ikurikije uko yaturemye rero, uwo mutimanama mu marangamutima yacu iratubwira ngo iki ni kibi, iki ni cyiza. Iyi ni inzira ngari, iyi ni inzira ifunganye. Inzira ngari irajyana kurimbuka, inzira ifunganye irajyana mu bugingo buhoraho aho tuzaba tunezerewe. Uko nakuremye rero urabizi neza ko rwose icyo uri buhitemo ari cyiza cyangwa se ari kibi, urabisobanukiwe, nta kintu nahindura. Uwo mutimanama rero niwo Pawulo agaruka hano mu Baroma umurongo wa 15 na 16, aravuze ngo, reka mere hano kuri 14 n'ubundi nageze niwo byumvikana neza. Abapagani badafite amategeko y'Imana, iyo bakoze iby'amategeko ku bwabo baba bihindukiye amategeko nubwo batayafite, bakagaragaza ko umurimo utegetswe n'amategeko wanditswe mu mitima yabo, ugahamywa n'imitima ihana ibabwiriza. Ubwo imitima ihana ibabwiriza ni wa mutima nta barimo, ni ubahamiriza ko nyine ibyo bintu ari byiza bakoze cyangwa ibyo bahisemo ari bibi. Kunywa inzoga wenda ari bibi, no kutayinywa ari gufatira icyemezo nk'umuntu w'umugabo ngo itazagutesha agaciro mu bagabo. Uwo niyo mitima ngihamya neza ko ibyo bintu ari byo. Iyo mitima rero ngo igafatanya n'ibitekerezo byabo kubarega cyangwa se kubaregura. Mwumvira n'umurongo 16 none urakazeho. Haravuze ngo kandi ni nabyo Imana izatangaho umugabo ku munsi izaciraho abantu ho iteka muri Yesu Kristo ku byahishwe byabo nk'uko ubutumwa bwiza nahawe buri. Bivuga ngo uyu mutima nama ndetse n'ubwenge bwacu Imana yaduhaye ngo nibyo Imana izifashisha mu guciraho iteka abo bantu, kuko waberekaga ibyiza ukabereka n'ibibi, bakaba aribo bagira gute? Bihitiramo. Izavuga ngo kuyu mutima nama wakubwiye gutya, kubwenge naguhaye bwakwerekaga ibi ngibi, kuki wahisemo biriya? Ko wumvise ko hari uwaje mu isi utamwizeye. So abo rero bavukira muri ibyo ngibyo bya Pakistani, bya Kazakhstani, bya Afghanistani, ibyo bihugu by'Abarabu, Ubuhinde, China n'ibindi byose bihugu by'Abarabu, bavukira mu idini yabo ya yindi ya Satani ya Islamu, bagendera muri ya myemerere yose ya Islamu. Mu by'ukuri ahubwo baranagerageza, kuko Islamu hari n'ibyigerageza ikagaragaza ko ari bikerekana n'ibyiza.
nubwo batizera Yesu kandi ari we nzira ukuri n'ubugingo. Si byose nababwiye cyagiye gitwaza yize kwigisha akavuga ngo abisilamu, abahinde n'abahindu bazajya mu ijuru, ngo nibakomeza gukurikiza amategeko yabo yose uko yakabaye ntibayice. Aravuga ngo naho ubundi ngo kuvuga ko Yesu ari we nzira y'ukuri n'ubugingo kuri bo, ngo kuri bo ntibyakunda nyine kuko batamwemera batanamwizera, ngo ahubwo ngo bazakizwa n'amategeko yabo babona ubugingo buhoraho. Nuko gitwaza we yavuze, ari naho nagarutse kuri aya magambo ari kubasomera ndi kubisobanura kuko urumva yarabivuze. Rutayisire aramushyigikira, hari n'undi mugabo wamushyigikiye wahoze ari umuyobozi wayobaga paruwasi muri ADPR, hari n'undi nanone kandi wamushyigikiye w'umusore w'umubwiriza butumwa bwiza sinzi idini abarizwamo w'umusatuzi nawe arabishyigikira. Ibitangazamakuru nk'iyobokamana TV riramushyigikira witwa Yoweri, ndetse na murumuna we arabishyigikira. Hari ibitangazamakuru byagiye bibishyigikira ko n'ibindi byabihakanye bavuga ati yabo n'ubuyobe. Hari ibyo rero ntago twakwizera Yesu niba nshobora gukurikiza amategeko yanjye atuma nkora ibyiza nkirinda ibibi, ntiriwe nizera Yesu nazajya mu ijuru niba ari ibyo rero. Ariko Bibiliya avuga ngo Yesu niwe nzira ukuri n'ubugingo, ntazajya kwa data atamujyanye. Bivuga ngo rero Imana izifashisha iyo mitima nama, ubwo bwenge yaduhaye mu kuducira iki, mu kuducira urubanza kubanze kumva ubutumwa bwiza cyangwa butanagezeho. Ikindi kandi wibuke ko hejuru batubwiye ngo abakoze ibyaha bose bataza amategeko bazarimbuka badahowe iki, amategeko. Niyo mpamvu nababwiye ngo nabigishe bushize narabasobanuriye iyo nyigisho irahari, ndi kubabwira yuko abantu bazarimbuka kuko bafite inkomoko ya kamere y'icyaha cyo muri Adamu. Nababwira ngo twebwe iyo twizeye Yesu tuba dukijijwe urupfu rw'icyaha cy'inkomoko yo muri Adamu. Ntabwo tuba dukijijwe ubusambanyi, ubujura, amoko, cyane ko hari n'abatabikora. Hari abadasambana, hari abatiba, hari abatabeshya, hari abantu b'inyangamugayo rwose biyemeje ko inyangamugayo bangeso nziza, usanga nta bibi wababonaho, ariko akaba atizera Yesu. Kujya kumubwiriza ubutumwa rero ngo Imana izaciraho iteka, ngo abantu batizeye Yesu ngo izabaciraho iteka muri Kristo Yesu. Ati hane akira umukiza Yesu. Arakubwira ati ndihana iki? Sinsambana, siniba, simbeshya, sindwana, sinukana, sinywa ibiyobyabwenge, yewe mfasha n'abakene, mfasha n'indushyi, nubakiye kanaka mu minsi yashize namwubakiye n'ibindi. None uraza kumbwira ngo nihana iki? Urumva abo nabazi ko icyazanye Yesu ari ukudukiza ibyo byaha no kudutera gukora imirimo myiza. Ariko icyazanye Yesu ni ukudukiza umuzi w'inkomoko y'icyaha cyo muri Adamu, rwa rupfu rw'iteka Adamu yagize igihe yasuzuguraga itegeko ry'Imana akumvira Satani. Icyo nicyo Yesu cyamuzanye mu isi cyonyine. Iyo tumaze uwo muzi rero yumaze Yesu awushinguyemo tumwizeye, dutangira kwera imbuto nziza ko noneho hari umuzi udushoraho wa Adamu wa nyuma wo muri Kristo Yesu. Uwo muzi rero udushoraho cyangwa dushoraho tugafatwaho ni umuzi wa Yesu udutera noneho kwera imbuto nziza, nitwongere kwera imbuto z'imirimo ya kamere yo muri Adamu. Bivuga ngo ubutumwa duhawe kuvugwa mu isi yose ntabwo ari kujya kubwira ngo reka ubusambanyi, reka ubujura ngo aribwo wigisha abantu. Hoya, ni ukubabwira kwizera w'Imana yatumye Yesu Kristo gusa. Noneho ibyo bindi ubivuga nyuma ariko yamaze kwizera, kuko iyo yizeye abakijijwe cya cyaha cy'inkomoko yo muri Adamu cyatuzaniye urupfu rw'iteka, akaba arazutse. Kuko Pawulo avuga mu Befeso ibice 2 ngo namwe yarabazuye mwebwe bari bapfuye muzi ibicumuro n'ibyaha byanyu. So uwo muzi rero w'icyaha cyo muri Adamu, urwo rupfu rwe yari yarapfuye, iyo tuvukiye muri uwo muzi dukura dukora ibibi, dukura nta kibi kituriho. Nibwo butumwa tumwe. Niyo mpamvu turi kwigisha dutoza abantu kuba abamisiyoneri, ni ukukora icyo bita misiyoloji. Ejo uzahura n'umuntu mu rugo wamusuye, utangiye kumubwira ngo ndi kugenzwa no kuvuga ubutumwa bwiza, nashaka kubabwira umwami waje mu isi, avuga ati se ko nasambana ko ntiba. Uzamubwira ati ibyo ntabwo ari byo Imana yadutumye, ni Yesu gusa ko mwizera kugira ngo ukire urupfu rw'inkomoko yo muri Adamu. Ibindi rero nk'uko namugeramo Yesu amugezemo, azamumurikira amwereka izindi ngeso ze zari zarashoye
kuri we bitewe na wa muzi w'inkomoko y'icyaha cyahe muri Adamu. Abo rero kurimbuka kwabo bazarimbuka bahowe icyaha cy'inkomoko yo muri Adamu, kuko banze kwizera Yesu Kristo ngo bazuke babe bazima muri Kristo Yesu. Ngira ngo igisubizo ni icyo ngicyo mwene data. Aya masengesho turi gusenga uri kuyasenga ute? Ko tubonye ko kugira ngo tubashe guhangana n'umwanzi n'imbaraga ze zose nuko tuba muri ibi bihe byo gusenga. Kabiri, mwumvishe ko abadayimoni, uyu mudayimoni witwa ndera ninde mudayimoni nde? Uyu nguyu sibikangwa unangira abantu kutatura ibyaha byabo, ubanangira ngo bakomeze ngo bahishe umutungo w'abadayimoni mu mitima yabo, ngo bakomeze kuba igicumbi cy'abo bantu. Muri aya masengesho tumaze iminsi dusenga, tugeze ku munsi wa 13 wo kwiyiriza ubusa, ugezeye watura, ugezeye wihana, ahubwo se ntabwo waba hari utugezo twawe ukigendamo kandi turi mu bihe byo gusenga. Iyi niyo saha yawe yo kubwira Yesu ngo mbabarire, kandi nacyo gihe cyawe cyo kwatura. Uko ugumana ibyaha ntubyature, ngo uzabyatura ikindi gihe, ngo ntuzabyaturira abangaba. Ni kuri gukomeza kuba igicumbi cy'abadayimoni ngo bacumbike muri wowe, ngo ubwo butunzi ubabikiye bakomeze kubwigaraguramo. Kandi murabizi ko turi gusenga tugira ngo Imana iduhe imbaraga, twuzuye umwuka wera, iduhe ububyutse. Niyo masengesho turimo gusenga, tunasengera kandi na babandi bose barwaye bafite ibibazo. Ariko icyifuzo nyamukuru dufite ni icyo kubwira Imana ngo duhe imbaraga, twuzuze umwuka wera, twuzuze imbaraga zabo, tugire ububyutse muri iyi minsi ya none, kuko tubona ko itorero rimaze kunanirwa. Ububyutse mu isi yose burashize. Abantu gusenga, kwiriza ubusa, kwigisha ijambo ry'Imana ry'ukuri, kurikunda, kuba mu materaniro, abantu gukunda Imana, kwezwa, gukiranuka, kuba maso, kwirinda, bimaze gushira mu bantu. Ububyutse bwo bwaje rero, ibyo bintu nibwo biba ku bantu. Niyo mpamvu twafashe amasengesho iminsi 21 tubwira Imana ngo dukeneye ububyutse Uwiteka, dukeneye ububyutse. Kandi ububyutse nabwo ngo buzanwa no kuzura iki? Umwuka wera. Ntabwo ushobora kuzura umwuka wera ukibikiye Satani ibyaha mu mutima wawe, ukibibitse waranze kubyatura. Turasenga tukingiga Imana, twuzuye imbaraga, twuzuye umwuka wera. Nicyo cyifuzo murana mu mutima wanjye, kubona mwese nyoboye mufite impano z'umwuka, mwerekwa, muhishurirwa, muvuga mu ndimi, murimo guhanura. Uko duteranye buri wese akajya avuga ati hari iby'Imana iri kubishurira, hari ibintu Imana imbwiye, undi ati nimwumve ko Uwiteka Imana ivuze. Dutegura ibiterane byo kuzahura, tugahura twese tubwiriza ubutumwa, abantu bihana, n'ibihugu bikavuga ati abantu mubareke bavuga ubutumwa bwiza, kuko abajura barimo barakizwa, indaya ziri gukizwa, abicanyi bari gukizwa. Abo bantu mubakire bavuga ubutumwa, n'abami abo bayobozi bagakizwa kubera impano z'umwuka ziri muri twebwe. Kandi mwumvishe ko abadayimoni nego bafite ni ugutesha agaciro impano z'umwuka, uburondozi, iyerekwa, ishurirwa, ubuhanuzi, ndetse no gufata abari bazima bakabatesha agaciro, babateza gukora ibyaha n'ubukene ndetse n'ibindi, no kugira ubwesikoro mu bantu kugira ngo bahe amafaranga bahanura ibinyoma. Twebwe rero nk'abanyamuryango ba ministries, se mujya mwibuka ko umuryango wacu ni ministries, nta nubwo ari ministry, ni ministries, kuko murabizi ko dufite abantu ku isi yose, kandi aho hose dukeneye kwatangira umurimo ukomeye. Ntabwo rero ari akantu kamwe kazabera kari hano mu Bugande gusa, ahubwo buri wese ahari ni abamemba. Dushobora kurangiza aho muhatangije n'ahandi bagatangira, ku buryo umuriro ukongeza isi yose uduturutsemo. Ko dufite abantu hano bari ku isi yose, barahari. Abari muri Aziya barahari, abari mu Burayi barahari, abari muri Amerika turafite, muri Oceania, muri Australia barahari, Afrika ho baruzuye. Aho hose Imana yabacanaho umuriro, aho muri ubutumwa bwatabutangiraho hose. Kuzanga dufite za ministeri hose hirya no hino ku isi. Rero turi gusenga Imana ngo twuzuze umuriro wayo w'umwuka wera, twuzure impano z'umwuka. Ibyanditswe byera turabyiga buri munsi muri Bible study. Abantu baramaze ibibazo, ufite ikibazo akagisubizwa. Turashyira amasengesho yo kwisonzesha, turasenga dutonagura amagambo. Ibi byose no kugira ngo Imana iguhembure, nanjye impembure, twese duhabwe impano z'umwuka, dukizwa, idukoresha ibikomeye, natwe tuvuga ubutumwa bwa nyuma. Naho ubundi mwene data byamaze kubaza, aravuze ngo bariya mwari muzi ko ubutumwa bwahabaye, uzi ko dukeneye ngo kubusubizayo.
uzi ko ubutumwa bwageze ku isi yose, mwari mubizi. Kandi Yesu yaravuze ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Matayo 24:14 ko ayo magambo avuga. Mwari muzi kuko Yesu abivuze ngo buzigishwa mu isi yose bwamaze kugira nta hamwe butageze ubutumwa, ahubwo bwarahageze. Muri generation zabayeho barumva barakizwa, izindi zivutse zemera ko na Satani zirwanya ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwahereye muri Aziya, burasirazuba bwo hagati niho bwatangiriye, burazamuka bukwira Uburayi bwose, bukwira Aziya yose, bugira nubwo bugira muri Aziya ntoya za Turkiya, aho ngaho ari amatora 7 yarari, 7 Efeso, Simurina, Perugamo, Tuatira, Sarde, Philadelphia na Laodikia. Aho hose habaye ubutumwa muri bihugu by'Uburayi bw'Uburasirazuba. Hanyuma ubutumwa burambuka bugira hano muri Afrika yacu, Afrika y'Amajyaruguru, za Nigeria, za hariya za Djibouti kwa Gaddafi, muri Libya. Hari hose hageze ubutumwa muri Afrika y'Amajyaruguru. Ubutumwa burakomeza buza no muri Afrika yacu yo hagati, buraza bugiye no muri Afrika y'Uburasirazuba, buza hano muri nuza mu karere k'ibiyaga bigari, bugira muri East Africa, ubutumwa burahagera. Ubutumwa burakomeza bugira muri Amerika iri yagize ububyutse ku rwego rwo hejuru mu 1770 kuzamuka kugera hejuru mu 1900. Ubutumwa bugira muri Australia buhiganjeyo amadini abiri, idini ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ndetse n'idini ry'Abakatolike, niyo madini ivanzeyo, kandi ibyo byavutse ko ubutumwa bwagezeyo. Ubutumwa rero bwageze ku migabane y'isi yose, nk'uko Yesu avuze ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Rero imigabane yose bwagezeho, ahubwo Imana yabaye nkaho twongereye agahe, nk'akagahe yongereye abo mu gihe cya Nowa. Kuko Nowa amaze kujya mu nkuge, ageze mu nkuge, Imana yaramubwiye ngo Nowa, ntukinge urugi, nzategereza iminsi 7 nishira, nzashyanisha amazi ku isi, amwe aturuke hejuru aturuke hasi, ndimbura isi n'abayirimo n'ibirimo byose. Ariko ntuzakinge, ngenda ndashaka kubasigira nibuze iminsi 7 kugira ngo ndebe ko hari wakwinjira mu nkugi. Musome Itangira igice cya 7 umurongo wa 1, murasanga iyo minsi 7 Imana yarayisize. Nowa yinjira mu nkuge, inyamaswa zumvira Imana, abantu bagakumvira Imana. Nowa n'abantu be 7 barinjira, iminsi 7 irashira, urugi rwigira gutya, rukikinga, umuyaga uruhuha, rukongera rukikingura, rukikinga, rukongera rukikingura. Iminsi 7 ishize, urugi rwikinze nirwongeye gukinguka ukundi. Isi irahinduka, ikirere kirahinduka, amazi aturi kuzimu ndi hejuru, abantu bararimbuka. Mwari muzi yuko kuko Yesu yavuze ngo ubutumwa bwiza nibugera ku isi yose nibwo azagaruka, none tukaba tubonye ko bwahageze. Uzika gahe turimo ari kagahe k'iminsi 7 nk'iyo Nowa yahawe. Uba binjira mu nkuge bamaze kugeramo, baricaye mu nkuge neza y'agakiza, agakiza bakicayemo neza, barabizi, barindiriye kumva yuko urugi rukingwa. Yesu akavuga ati noneho nimuzamuke. So rero Imana yabaye nkaho idutuza gahe gatoya ngirebe ko nibuza hari undi wakwinjira mu gakiza. Ako gahe rero ni wowe nanjye dukwiriye kurangurura hirya no hino, dusubire muri babandi bose bumvisha ubutumwa bwiza, tubabwire ngo urugi rugiye gukingwa, nimukanguke muve mu byo murimo. Ubutumwa bwageze ku isi yose, Imana idutije gahe gato kugira ngo nibuza irebe ko n'umwe yarokora. Rero ni wowe nanjye kwicara gutya, Imana izakubaza ituma wicara ukabutera kuvuga iki ubutumwa. Yewe kintu cyazanye ibice muri ryo, kikarisuzuguza abataririmo, nyamara bera baryo bahora bari maso, babwira umwami waryo ngo azarirengere. Nyamara bera baryo bahora bari maso, babwira umwami waryo
ngwazarirengere mu byago biritera rijya riruhurwa no gutega amahoro mu bihe bizaza ryifuza kuzabona ibyiza byo mw'Ijuru niriva ku rugamba rinesheje rwose ryifuza kuzabona ibyiza byo mw'Ijuru niriva ku rugamba rinesheje rwose. Reka dusenga Imana twinjiye muri wa mwuka kubwira Imana ngo Mana hembura ubugingo bwacu, hembura ubugingo bwacu. Ariko niba ukiri igicumbi cy'abadayimoni kubw'ibyaha ubitse umutima, urasabwa muri iyi minsi kubivanaho kugira ngo dusoze Imana yakujuje imbaraga nanjye yazinyujuje mu izina ryande rya Yesu. Fungura mikoro yawe dusengane Imana. Fungura microphone. Twese tugiye gusenga Imana mu cyifuzo cyo kwaka imbaraga. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turirimba, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu, tuzahora